Murakoze cyane. Mvuze ko Majoro Frank Mugisha muzi aho naba mbeshye, kuko icya mbere ntabwo nari nabonana nawe, icya kabiri ntabwo ndavugana nawe, usibye gusa kumwumva. Maze rero kumwumva inshuro enye. Inshuro ya mbere namwumvise kuri radio televiziyo ubwiyunge yacu, muri CNRD FRN yatanga inama kuri FRN, ariko navuga ko hari ashobora kuba yariyoberanyaga. Inshuro ya kabiri rero namwumvise muri za audio twabonye mu buryo bwa renseignement, aho umumajoro Peter Kubwayo wari umudeseriteri wa FRN wari ufunzwe mbere y'uko yoherezwa mu Rwanda, yavugaga ko bari kugirana ibiganiro, ndetse ibiganiro bigamije kuba basenya FRN bubaka undi mutwe w'ingabo. Ikindi ahandi ha gatatu rero namwumvise ni muri audio numvise aherutse gusohora, ari kwiyamiriza abo babanye muri RDF, atabavuga neza, avuga ko ngo bavuze ko batamuzi. Ahandi ha kane rero navuga ni mu kiganiro koko aherutse kugira na radio Ikamba, aho mu by'ukuri icyo yari yarahishe noneho yakeruye yashyira ku mugaragaro, agaragaza umugambi mubisha we kuri FRN ndetse no ku bayobozi bayo, abasebya ndetse n'abandi. Ubwo rero mu by'ukuri reka mbashimire mwebwe banyamakuru mwashatse ko tuganira, kugira ngo twerekane icyo dutekereza ku byo yavuze, ndetse tubeshyuze ibinyoma bye bidafite umugambi mwiza kuri FRN. Murakoze cyane. Muri kumwe n'abanyamakuru aribo Irafasha Clemence na Ndikumana Ado. Kongeye kubabonera umutumirwa wacu w'Imena musanzwe muzi kuri twaje intamikwa za FRN, kugira ngo aduhe ibisobanuro ku kiganiro giheruka guca kuri radio Ikamba cyarimo Majoro Mugisha Frank na Jean Paul Ntagara. Reka mbaye mugenzi wanje abanza basuze kandi aho umutumirwa wacu ikaze. Nibyo koko Irafasha Clemence, ndagushimiye cyane kumpa mikoro. Abadukurikiye n'abakunzi bacu ndabasuje mukomere cyane. Nkuko Clemence amaze kubivuga, ndi umunyamakuru wanyu kuri twaje intanumikwa za FRN, musanzwe mumenyereye mu biganiro byacu. Murakoze. Murakoze cyane. Tutabatindiye rero reka tubasane umutumirwa wacu General Major Jeva atuganirize, ndetse reka mpe mugenzi wanje Ndikumana Ado aho umutumirwa wacu ikaze. Mo General, nkuko bisanzwe nikaze kuri twaje intarumikwa za FRN, ndagira ngo mbanze mbahe umwanya mwibwire kandi musuhuze abadukurikiye ndetse n'abazumva iki kiganiro. Ijambo ni iryanyu. Mbanje kubashimira kuba mumpaye akanya kugira ngo twongere tuganire kuri twaje intarumikwa za FRN, kandi mboneyeho umwanya wo kugira ngo nsuhuze abanyarwanda muri rusange, nsuhuze intwarane n'intarumikwa aho ziherereye hose, kandi ndasuhuza n'abandi bose bumva ururimi rwacu rw'ikinyarwanda, mvuga ngo mugire amahoro kandi duhorane ubutwari. Reka tubanze twumve Majoro Peter Kubwayo mu mugambi wabo mubisha na Majoro Frank kuri FRN. Nje nitwa Peter, ndi muri prison centrale de Bujumbura. Uwe rero mwambajije aho namenyana na Frank twamenyanye ndi muri Foka. Ubwo yaje mu madelegation, hari amadelegation baje mu y'aba FARDC. Ntago nari nzi yuko aba muri ntuze muri RDF. Naje kuzabimenya ejo bundi aho mvugishije mfunze. Nibwo yamishurira ati cyagiye bugenda baga muri ntuze twaga twaje mu madelegation muri FARDC tuje kureba aho muri. Angle yumvishe ko mfunzwe agaca ba interesse, akavuga ati umuhungu biramutse bishobotse ko arekurwa hari bino ashobora kumfasha, na cyane cyane kuba nafasha kubona sensibilisation yese nkumvisha abantu basigaye muri Kongo ko bashobora kwitabira amavugurura kugira ngo tugire ibyo dukora mu byerekeye n'urugamba turimo turakora. Baramiye cyangwa se bakubaka kugira ngo tubone ko twakiza rubanda. Murakoze. Mo General, radio Ikamba waba uyizi ko twayikurikiranye mu kiganiro ngo cy'ingabo, aho yaganiraga na Major Frank Mugisha tukumva uvugwamo na FRN, murabivugaho iki?
Murakoze cyane, ndabashimiye kuri icyo kibazo mumbajije. Ntabwo radiyo ikamba nyizi cyane, kuko nibwo bwa mbere nakumva ikiganiro banyujijeho bamvugaho, ndetse bavuga no kuri FRN. Ubwo rero nk'umuhuzabikorwa w'ibikorwa bya gisirikare muri FRN birumvikana ko ntabwo nabura icyo mbivugaho, ngo nsobanurire abanyarwanda kugira ngo basobanukirwe nabo ubwabo bashishoze, bamenye ukuri. Murakoze. Uyu Majoro Mugisha uramuzi? Murakoze cyane. Mvuze ko Majoro Frank Mugisha muzi, aho naba mbeshye, kuko icya mbere ntabwo nari nabonana nawe, icya kabiri ntabwo ndavugana nawe, usibye gusa kumwumva. Maze rero kumwumva inshuro enye. Inshuro ya mbere namwumvise kuri radio televiziyo ubwiyunge yacu, muri CNRD FRN, yatanga inama kuri FRN, ariko navuga ko hari ashobora kuba yariyoberanyaga. Inshuro ya kabiri rero namwumvise muri za audio twabonye mu buryo bwa renseignement, aho umumajoro Peter Kubwayo wari umudeseriteri wa FRN wari ufunzwe mbere y'uko yoherezwa mu Rwanda, yavugaga ko bari kugirana ibiganiro, ndetse ibiganiro bigamije kuba basenya FRN bubaka undi mutwe w'ingabo. Ikindi ahandi ha gatatu rero namwumvise ni muri audio numvise aherutse gusohora, ari kwiyamiriza abo babanye muri RDF, atabavuga neza, avuga ko ngo bavuze ko batamuzi. Ahandi ha kane rero navuga ni mu kiganiro koko aherutse kugira na radio ikamba, aho mu by'ukuri icyo yari yarahishe noneho yakeruye yashyira ku mugaragaro, agaragaza umugambi mubisha we kuri FRN ndetse no ku bayobozi bayo, abasebya ndetse n'abandi. Ubwo rero mu by'ukuri reka mbashimire mwebwe banyamakuru mwashatse ko tuganira, kugira ngo twerekane icyo dutekereza ku byo yavuze, ndetse tubeshyuze ibinyoma bye bidafite umugambi mwiza kuri FRN. Murakoze cyane. Mo General, ndagira ngo mudusobanurire ukuntu mwavumbuye ko ashaka gusenya FRN mu gikari. Ijambo ni iryanyu. Ndabashimiye rero kuri icyo kibazo. Koko twagize amahirwe yo kumenya umugambi yari afitanye n'uwo Majoro Peter Kubwayo alias Kajyazi. Batangiye kuwushyira mu ngiro, batangira gushaka abazabafasha muri uwo mugambi. Abo rero bagishije inama ku byo babaganirizaga, naho mu by'ukuri nuko mu by'ukuri twamenye ko hari umugambi mubisha uri abo bagabo bari bafite nyine bagambiriye. Bituma rero turushaho kubikurikiranira hafi, ndetse dufata n'ingamba kugira ngo bitagira icyo byangiza muri FRN. Ubundi turabihorera barigosora, ariko twamaze gufata ingamba. Ubwo rero mu by'ukuri nari naramwumvise kuri radio televiziyo ubwiyunge atanga inama z'ukuntu urugamba rwatera imbere, inama zo kugira ngo FRN yongere ibikorwa. Izo nama twarazumvaga koko, tukavuga tuti ziriya zagira akamaro rimwe na rimwe, ariko ntabwo twari tuzi yuko ari uburyo bwo kwiyoberanya, ari guca mu gikari kugira ngo ahubwo atwinjirire abone uko azasenya FRN. Ubwo rero ibyo ngibyo mu by'ukuri ni bya bindi twita ko umuntu aguturutse inyuma, iyo udakebutse ngo urebe inyuma nyine ntumenye ikigukubise hasi. Ubwo rero nuko nguko twabimenye muri ibyo biganiro byabo hagati yabo bombi. Yavuga Majoro Peter Kubwayo, bamubajije ukuntu yamenyanye na Majoro Frank Mugisha, asobanura ko ngo akiri muri FDLR ngo bigeze bahurira mu bice bya Ngenge, ariko nkanjye twabanaga muri susegiteri ya Kijefoka, ntabwo nigeze menya na rimwe ko Majoro Peter yigeze ahabwa misiyo yo kujya kubonana n'abantu bavuye i Kigali. No kuvuga ko rero yabikoraga ku giti cye, nabyita ko byari ubugambanyi, kuko bitari byemeye mu mategeko twagenderagaho
ko umuntu ajya kubonana n'abantu bitazwi n'ubuyobozi. Nuko rero dukurikiranye uko Peter yashoboraga kunyanyagiza za audio mu bantu, amakuru twabashije kumenya neza twizeye nuko izo audio yazitangaga akoresheje telefone y'umuriyetona nanone w'u Rwanda w'intasi ufungiye i Bujumbura witwa Eric Rutayomba. Iyo telefone rero niyo yamufashaga kugira ngo abashe kweshanja ama-audio n'abantu ndetse n'ama-audio na Major Frank Mugisha mu buryo bwabo bw'ibanga bwo kugira ngo bagirire nabi FRN. Gusa ntekereza ko wenda batari baramenye ko batahise bamenya ko twabimenye ndetse tugafata n'ingamba, ariko mu by'ukuri urebye ibyo Frank aherutse kuvugira kuri radio y'Ikamba, wahita ubona neza ko yamenye neza ko ibyabo twabivumbuye. Mwumva rero icyo navuga, wenda turakomeza tugende tuganira tureba mu by'ukuri ukuri kuri mu byo yavuze ndetse n'ibinyoma biri mu byo yavuze. Murakoze. None se wamuvugaho iki ukurikije ibyo umaze kumwumvana? Murakoze cyane. Ubusanzwe kugira ngo ube wabasha kuba wamenya umuntu, akenshi umumenyera ku byo avuga, ukamumenyera ku bikorwa bye, cyangwa se ukaba wanamumenya muri kumwe ukareba uko yitwara, bikaba byagira icyo biba byakwereka mu buryo bwo kumusobanukirwa neza. Ubwo rero nk'uko natangiye mbibabwira, tukimara kumenya yuko ari muri uwo mugambi wo kuba bagamije gucamo FRN ibice, we na Major Peter Kubwayo wari deserteur muri FRN, twahise tumubona ko ari umuntu suspect wo gukurikirana tukamenya koko uwo muntu wari we. Ubwo rero nyine inzego zibishinzwe zarabikurikiranye, ubwo rero bibaye n'amahire ubwo we noneho yigaragaje, nta wundi ugiye no kwirirwa ashaka ibindi bimenyetso birenzeho. Ubwo rero muri makeya ntabwo ahari umuntu yabitindaho, gusa nyine umuntu azagaragazwa n'ibyo avuga ndetse n'ibikorwa bye. Gusa icyo navuga ntabwo yaba akiri suspect, ahubwo navuga ko ari umudemayi wuzuye, ahubwo uri mu kazi. Kuko wenda turaza kubirebaho nyuma dukurikije n'ibyo yavuze, tugende tureba intwaro umwanzi yitwaza kugira ngo aturimbure, urasanga neza arizo nawe ari gukoresha. Ubwo rero ntabwo waba uri gukoresha intwaro z'umwanzi urwanya abarwanya umwanzi uvuge ngo ahubwo ubwo ngo uri kurwanya umwanzi. Ubwo rero biba bisaba ko abantu bakurikira neza, bagasesengura, bakamenya ukuri kugira ngo babashe kumenya umuntu wari we. Mwumva rero icyo navuga nuko mu by'ukuri umuntu uzamubwirwa n'ibikorwa bye, umuntu uzamubwirwa n'amagambo avuga, niho uzamenya uwo ari we, kuko muri ibyo ngibyo niho uzabona icyo agamije maze ukamusobanukirwa neza. Iyi ni icyo navuga rero, nuko mu by'ukuri ibyo amaze kuvuga n'ibyo amaze kugaragaza, ntabwo nashidikanya kwemeza ko ari umudima yuzuye. Murakoze. Mon General, uyu Frank Mugisha avuga ko kugira ngo intambara yivugire ari uko abaturage baba bahunze bakava mu byabo bakajya mu kaga. Mu ntambara mu Rwanda mubivugaho iki? Murakoze cyane kuri icyo kibazo kukimbaza. Ni ikibazo cyiza cyane, ariko mbere ya byose icyo navuga nuko intambara turwana ni multiforme, no kwitonda. Harimo intambara y'amasasu, intambara ya renseignement, intambara ya diplomasi, intambara ya politike, intambara ya media, intambara yo kwiyoberanya, intambara yo guca abantu intege, intambara ariyo twita propagande, intambara yo guta abantu mu mitego n'ibindi. Kuri Major Frank rero yifuza ko abaturage bahunga no kugira ngo intambara yivugire, abaturage bakava mu byabo, akaga barimo ahubwo kakiyongera. Umuntu yatangira yibaza ati ese nibigenda gutyo ninde uzaba bifitemo inyungu? Kuki atwigisha urugamba FPR yakoresheje mu 1990 iri kurimbura abaturage, yo gutera abaturage? None se ingaruka byayigizeho hari utabibona? Ubu hari amaraporo akibitse ari mu ibanga avuga amabi bakoze icyo gihe, amaraporo y'abagarisoni, amaraporo y'abakarera de Ponte n'ibindi.
natwe rero ubwo nibyo yabadushakira. Iyo ni intambara yo guta abantu mu mitego, niko nabyita, kugira ngo babisabireho ibihano babifatira abantu. Ibi no muri Kongo rero nta byatubayeho. Twigeze rimwe turwana n'umunyatura witwa Gasongo wakoreshwaga na Kigali binyuze ku mugabo witwa Erasto w'Ibusumba. Turabakubita, bahuruza MONUSCO bavuga ko ngo twishe abaturage 25. Indege ziraguruka zivuye Goma zo muri MONUSCO zije kureba imirambo y'abaturage koko yishwe. Ariko Imana igira neza, kuko barahageze ahubwo baramwara, bakorwa n'isoni, babura umurambo n'umwe. Nuko rero umutego bari batezeho kugira ngo bahite bashyira ibyaha kuri FRN biba bibabanye zero. Muri izo mu ntambara rero y'1990, murabyibuka neza uko FPR yatangije intambara, ndetse iza ikora intambara twita classique, intambara isanzwe, irabananira basubira Uganda badakoze amaguru hasi. Ihindura rero intambara, iza noneho ikoresha intambara y'ikinyeshyamba geria, kuko abaturage batabumvaga, batangira kurwanya abaturage ngako agafuni, ubura bw'umuntu bakabukoresha bariyeri, gusekura abana mu isekuru, amasengeri abantu bakabacangwa amaboko ngo babambitse amasengeri, kubasatura mu nda, ngo bakoze ngo amaboko ngo mu mifuka, gutekera ababyeyi babyaye abana inyama z'abana babo ngo bari kubahemba, gushahura abagabo n'ibindi umuntu atarondora. Harabaye ntiyakabe, amahano yarabaye mu gihugu cyacu. None se umuturage utari kwiruka ngo ahunga ayo mabi ninde? N'abasigaye n'abagerageje gusigara, nabo bari barabaye ibihahamuke kubera kubona uko bene wabo, uko bagenzi babo bishwe nabi urwagashinyaguro na FPR. None se iyo ntambara niyo ari kutwigisha? Ibyo rero ntekereza ko yaba yihenda cyane, yaba ari kwibeshya. Ndagira ngo mbwira abantu ko abaturage nta kibazo dufitanye, sibo batubujije uburenganzira bwacu mu gihugu cyacu, ntabwo aribo badushyize mu kaga, n'abaturage nabo ubwabo bari mu kaga bashyizwemo na FPR. Ntabwo rero twaba tuje, ahubwo tuje kukabongerera. Ntekereza ko FRN tugamije kuba twaza ahubwo kubakuraho, kubagabanyiriza ko kaga barimo baroshywe na FPR. None se nitubirukansa bakava mu byabo, niho tuzaba tuberetse ko tubakunda, cyangwa no kubereka ko ntaho dutaniye n'ababuragiza? Twebwe muri FRN rero tuzi akamaro k'abaturage badufitiye mu rugamba, kandi nibo tuje gutabara. Urugamba rero kugira ngo rwivugire si ukwica abaturage. No muri Kongo uwo mutego barawuduteze, ariko ntabwo twawuguyemo. Aho abanyatura bakoreshwaga na Kigali, yabahaga amafaranga ngo baturwanye, bakaza bakica impunzi kugira ngo tugire umujinya twice imiryango yabo, tukayihorera kuko twari tuzi umutego urimo, ahubwo tugahiga abo banyatura akaba ari bo twica. Niyo mpamvu rero twe dutera amapozisiyo ya RDF, ntabwo dutera abaturage. Kandi niyo aba agoye kuruta gutera amavirage y'abaturage. Umusirikare w'umugabo arwana n'umusirikare, naho kuvuga ngo uzajya kurwanya abaturage ntabwo aricyo cyerekana ubugabo. Nkumva rero kurwana na Generali Jeva, mu kandi kanya ukagenda ugafata umugore we n'abana ukabafunga, ngewe ibyo ntabwo mbyita ubugabo. Ahubwo ndavuga nti ushaka wa wundi koko uri kukurwanya bari we murwana. Nicyo ntekereza ngewe, kandi nibwo nitubugabo, naho kugenda abaturage batagize aho bahuriye n'intambara akaba ari bugiye kurwanya, bari bugiye kugirira nabi, ibyo mbibona ko atari ubugabo. Muri FRN rero umuntu mu by'ukuri tuzi neza ko umuntu tuzamubaza ibyo yakoze, ntawe uzabazwa icyo ari cyo. Bimeze gutyo byaba bivuga ko imiryango ya FPR nibatsindwa yazashira, kandi hariho abatarahemukiye abanyarwanda, abatarahemukiye abaturage, ahubwo nabo babazwa n'ibikorerwa abaturage bakabura uko babigenza. Ibyo rero Majoro Frank Mugisha avuga, navuga ko ari tenoro ya FPR. Ntabwo rero FRN iramwikiriza,
ahubwo numvise avuga ko iwabo ari mu Mutara, ngaho natange show, niba arwanya Kigali abanze yiruke ku baturage batumutara. Ngende kugira ngo mbabwire ngo isi yabaye ntoya, ntabwo yadukoresha penalty tureba, kuko n'abayikoze mu 1990 iracyabakurikira inyuma, kandi bitinde bitebuke izabashyikira. Inzirakarengane rero igihe kizagera zihabwe ubutabera. Ntekereza ko rero ibyo avuga byo kwirukankana abaturage, kugirira n'aba abaturage, kurwanya abaturage, ibyo ngibyo mbyita kwikora mu nda. Kubikora byakoroha, ariko kubisobanura ni ikindi. Ndumva rero icyo nabivugaho. Ibyo byo kuvuga ngo arashaka ko ngo intambara yivugira, yica yirukankana abaturage, abaturage bajya mu kaga, bakava mu byabo, bakongera ahubwo agahinda kakiyongera. Ibyo ntabwo ari wo mugambi muri FRN dufite. Ubwo rero niba ari wo mugambi afite, ntekereza ko yazareba ahandi awukorera. Niba yaragamije kuzana muri FRN, ibyo ngibyo ntabwo twabyemera, kandi ntabwo twabikora, kuko icyo turwanira turakizi, uwo turwanya turamuzi, kandi n'uburyo tugomba kumurwanya turabizi. Murakoze cyane. Twakurikiye ikiganiro, twumva mu byo avuga hari bimwe agenda yivuguruza. Namwe mwarabyumvise uko kwivuguruza kwe mu kuvugaho iki? Ntacyo kwaba kugaragaza. Murakoze cyane. Ndabashimiye. Kwivuguruza koko nanjye narabyumvise. Harimo ibyo avuga nyine mu kandi kanya ukumva arivuguruje. Kwivuguruza nibyo byerekana nyine ko ibintu biba bitari mu kuri. Rimwe na rimwe nyine aba ari ibinyoma, ndetse akenshi aba ari ibinyoma. Aravuga ngo ni ngombwa ko hakoreshwa imbaraga ngo kugira ngo ubutegetsi bw'i Kigali buhinduke, ariko mu kusoza kongera akavuga ngo ko imbaraga atari ngombwa. Urumva nyine ntabwo wamenya icyo avuga. Bivuga ko ni ugushyira abantu mu gihirahiro. Arongera akavuga ngo ararwanya FPR, mu kanya ati FRN nitadushyiramo nk'urubyiruko ngo nitsinda ngo nayo nzayirwanya. Ubwo rero urumva ikibazo uko gihagaze. Mu by'ukuri umwanzi buriya wavuga ko ari inde? None se icyo arwanira aho yaba akizi? Kwivuguruza mu mvugo rero burya ibyo umuntu avuga biba bigaragaza ko ari kuvuga ibinyoma, cyangwa akaba ari kuvuga se ibyo atazi. Ntekereza rero ko mu by'ukuri umuntu aje akakubwira ngo ndi kurwanya umwanzi wawe, noneho ukabona nawe ari kukurwanya, ndetse akanakwerura ko nawe arakurwanya, sinibaza aho wamushyira. Hari ibyiciro mu gisirikare dushyiramo abantu, tukavuga ati uyu nguyu ni ami, uyu ni ariye, uyu nguyu ni enomi. Ntekereza ko rero wamushyira mu cyiciro cy'umwanzi ukurwanya. Nubwo yaba arwanya umwanzi wawe, ariko nawe akurwanya, ntaho haba atandukaniye n'umwanzi ukurwanya. Ikindi wenda mu byiciro byo muri renseignement, aho hari igihe dushyiramo ibyiciro bine, tukavuga tuti wenda umuntu ni ami, umuntu akaba suspect, umuntu akaba agent double, cyangwa se wenda akaba enomi. Muri ibyo byiciro byose rero umuntu uje gutyo arwanya umwanzi nawe akurwanya, ndetse rimwe na rimwe ukabusanga ahubwo ibitero biri kukwerekera kurenza ibyo wohereza ku mwanzi. Ibyo ngibyo uhita uvuga ko ari umwanzi, nubwo yaba akubwira izindi mvugo zigamije kukujijisha. Mwumva rero nicyo ngicyo navuga. Abantu bagomba kuba maso, bakamenya uko ibintu biteye, bakamenya imitego y'umwanzi, bakamenya amayeri y'umwanzi, noneho bakavumbura n'uburyo ashobora kuba yakoresha kugira ngo abe yabinjirira cyangwa se abe yabasenya. Murakoze. Hari uwo twaganiriye mubajije ambwira ko Jean Ntagara ari we Premier Ministre wa guverinoma mu buhungiro. Mwari mumuzi? Mwamubwira iki nka Premier Ministre? Murakoze cyane. Nanjye sinari nsanzwe muzi, ariko nzi ko hari guverinoma ikorera mu buhungiro.
ariko sinari nzi ko ari we uyiyobora, ko ari Jean Paul Ntagara uyiyobora. Nkireba ikiganiro kuri YouTube, nanjye nabanje kugira ngo ni umunyamakuru, ariko uwo nyakubahwa Jean Paul Ntagara, minisitiri w'intebe, nabanza nkamumenyesha ko uko ntekereza numva ko yaba ari umuntu waba uhagarariye abantu bose bahunze ndetse n'abari mu gihugu babaye, nkumva rero inshingano ye kwaba ari ukurara adasinziriye ashaka uko abantu basubira mu gihugu cyacu n'abarimo babayeho nabi bakoroherwa. Niko mbitekereza, atari uko bimeze yaba afite izina ridahuye n'inshingano ry'iryo zina. Icyambere namubaza umutumire yatuzaniye ku munsi w'ingabo, Major Frank, nibaza niba ari we wabonetse mu basirikare bose bakuru bahunze b'inararibonye batanga inama zubaka. Sinzi rero niba ari uko ari Engineer Dogeri nk'uko abivuga, ari we mpamvu yaba yaramuzanye kugira ngo ahite agira ibyo avuga. Impamvu mbivuga nuko numvise hari ibyo yavuze nk'umuntu utari inzobere mu bya gisirikare kandi avuga ko ari inzobere. Ngarutse rero inyuma gato, niba koko Premier Ministre yarajwe inshinga no kuducyura, ikiganiro cye n'umutumirwa we cyanteye kwibaza niba cyahaga morale FRN ngo irusheho gutera imbere cyangwa niba cyayicaga intege. Ubusanzwe iyo uha morale cyangwa nkurajoma umuntu uramubwira ati mukomerezaho murusheho gutera imbere, ahubwo tugiye kubongerera ibikoresho, courage, n'ahari ibibazo mutubwire, duhaguruke tubikemure. Naho iyo umuca intege n'ibyo yakoze umubwira ko ntacyo yakoze, birutwa n'ubusa. Niba koko Jean Paul Ntagara ari Premier Ministre duhagarariye twese, yagombye guha FRN morale. Ahari ibibazo akaba mu bambere bo kubishakira ibisubizo. Bitari ibyo haba harimo kudasobanukirwa neza n'inshingano ye ya Premier Ministre, kuko abitanze bagahaguruka bagatanga ubuzima bwabo, bamwe bagakomereka abandi bagapfa ngo batabara abanyarwanda, atabona ubwo bwitange ahubwo agafatanya n'ababaca intege, no kudasobanukirwa n'urugamba turwana cyangwa kutemera urugamba turwana. Ntekereza ko niba FRN hari ibyo idashoboye, ahubwo yari akwiye kuyongerera imbaraga, kuko ubusanzwe na RDF mu Rwanda ihabwa imbaraga na guverinoma n'abaturage bemera iyo guverinoma. Na FRN nayo yari ikwiye ahubwo guhabwa cyangwa kongererwa imbaraga na guverinoma yo mu buhungiro, kuko niba yarihaye iyo nshingano igiye kuyikora, kuko ntekereza ko iri gutabara abanyarwanda bababaye. Niko mbitekereza kandi niko mbyumva. Ntekereza ko rero ahubwo wasanga niyo guverinoma itaraha FRN n'ingemu n'imwe, cyangwa itaraterana ngo yige kuri icyo kibazo, cyane ko FRN ihora itanga impuruza ku banyarwanda bose ngo bayongerere ubushobozi kugira ngo yongere ibikorwa, ariko umuntu akaba yayibaza ibikorwa atari yayongerera ubushobozi. Ariko ugasanga nk'undi munyarwanda udafite inshingano nk'iyo yaramenye ko FRN imenera abanyarwanda bose amaraso, akaba ayoherereza ingemu kandi ataba no muri CNRD FRN. Abo barenze rero imbibi z'amashyaka bakitabira itabaro, bayiha ingemu, abo nabo gushimwa, kandi ntekereza ko bagiye babona za acte de remerciement ku butumwa, ko ubutumwa bwageze ku ba FRN aho bari ku rugerero. Turakwiye rero gusobanukirwa ko FRN imenera amaraso abanyarwanda bose, abababaye n'abandi bose. FRN kuko ntawe izabuza gutaha no kwishyira ikizana mu gihugu cye cyangwa ngo izamutoteze. Nanjye reka mbaze uwo muyobozi Premier Ministre koko niba yarumvise impuruza ya FRN yabageze he na guverinoma ayoboye kubashakira igisubizo. Niba se abo wenda yitabaje batari bamuha igisubizo, we ku giti cye yaba ari uruhe ruhare iye nkunga amaze gutera FRN mu rwego rwo kubankuraja kugira ngo nibuze irusheho gukora ibyo yakoraga ndetse ikore n'ibyo yifuza.
Ntekereza ko rero nibuze mwakwigomwa na guverinoma muyoboye mukayigurira n'akarachinikovu imwe mu kwezi. Ibyo wenda mwabiheraho muyigaya ko ntacyo yakoze mwifuzaga. Mbere yo kuyigaya ahubwo umuntu yabanza akibaza ati ko bo bagejeje hariya bakora, nubwo wenda batagejeje aho twifuza, twebwe twabamariye iki? Wasanga ntacyo, ahubwo mukigaya. Kuko mu muco wa kinyarwanda iyo abantu babaga bari ku rugamba, habagaho ababashyira ingemu. None se wabura gutanga amaraso ku rugerero ukabura n'ingemu mu rugamba rwacu twese? Ntibyaba bishimishije rero, cyangwa ngo bigire n'uwo bishimisha wumvisha ingabo zitangira abanyarwanda, zimwe zigakomereka izindi zigapfa kubera abantu bababaye, uwakwitwa ko yaba azihagarariye agafatanya n'abazica intege atazi umugambi wabo, biba bibabaje cyane. Niyo mpamvu rero bahora baduseka, kuko babona aho kurasa umwanzi ahubwo uri kurasa umwanzi wacu twese. None se ukora gutyo wamwita iki? None se uwo uri kurasa nawe akurashe wamwita umunyarugomo kandi aba ari kwirengera? Icya kabiri navuga, burya iyo umuntu ubona nyine kuko hari ibintu bitari kugenda, kandi ukaba utekereza ko byaba byakugirira akamaro, ni ukuvuga ngo icya mbere ushobora kumuha inama, ikindi cya kabiri ushobora kumuha inkunga. Ubwo rero ni ukuvuga ngo naho iyo uvuga ko hari icyo utekereza wamusaba, wifuza ko yakora, ni ukuvuga ngo uba ugomba kumenya ko nawe kugira ngo abe yabikora hari icyo azagushakaho. Kuko aho yagejeje cyangwa aho ageza akora ibyo ari gukora, ni ukuvuga ngo imbaraga ze niho ziba zigera. Ni muri urwo rwego nyine biba byumvikana yuko utaba ukwiye kugira icyo umubaza kandi ntacyo wamuhaye cyamufasha. Ni ukuvuga nanone nta nubwo uba ufite impamvu yo kuba wamugaya nanone ngo umugaye kandi nawe ntacyo wakoze. Ahubwo wowe wagombye kuvuga uti ko yakoze akageza hariya, njyewe nakoze iki, namufashije iki? Ahubwo wasanga ntacyo, ukaba ari wowe wabanza kwigaya, noneho ukavuga uti ubwo maze kubona ko nanjye hari icyo nagombaga gukora ntakoze, ahubwo ukagikora. Kuko ibintu biberaho kugira ngo abantu niba amakosa nabaye, abantu bayakureho amasomo, noneho nibamara kuyakuraho amasomo, ayo masomo abafashe gukosora no gutera imbere ibitari byaragenze neza, ahubwo bikarushaho kugenda neza. Mwumva rero muri makeya, iyo ntekereza guverinoma yo mu buhungiro, ntekereza ko yaba ifite inshingano ikomeye kubera iryo zina yihaye. Ni ukuvuga ngo niyo ikwiye kureba n'abandi bose, abanyamashyaka bose, kabone n'ubwo baba batayirimo, ariko nabo irakwiye kubashaka ikaba yabagira inama y'uko bakora kugira ngo ibintu bigende neza. Nkumva rero njyewe nicyo ntekereza, niko naba nyumva, niko naba nyishyikira, kuko bitari ibyo ntabwo yaba ari guverinoma nyine. Kuko guverinoma ni ikintu gikomeye kiba gihagarariye abaturage bose. Ntekereza ko nta guverinoma yabaho ihagarariye igice cy'abantu bamwe. Ntekereza ko itaba ari guverinoma. Ari guverinoma rero yagombye guhagararira abantu bose ikabashaka, bakajya inama, aho bazemeye bakazemera, abatazemera ntibazemere, ariko ikamenya ko n'abo ngabo batazemera nabo ari ababo, bagakomeza kugendana, bakomeza babagira inama kugeza igihe bazasobanukirwa, nabo bakaba bagendana mu bikorwa byo kubohora no kwigaruza uburenganzira bwacu. Mwumva njyewe nuko nyumva, bitabaye muri ubwo buryo twaba turi kwihenda, twaba turi kwishuka cyane. Kugira rero ngo byumvikane neza,
mu kanya nari maze kuvuga nyine ko iyo ubona ibintu bitagenda neza nyine umuntu umuha inama cyangwa se ukamuha inkunga. Ni ukuvuga ngo umuha inama iyo afite inkunga, noneho wenda bikaba biri gupfira mu nama nkeya, ariko ni ukuvuga ngo nanone iyo usanze ari inkunga ari kubura niyo umuha, ntabwo umuha inama, kuko umuhaye inama kandi ari kubura inkunga ntacyo waba ukishije. Ni ukuvuga ngo rero ureba icyo ari kubura, yaba ari inama cyangwa se ari inkunga, akaba ari wasanga byombi bibuze ukabimuha byombi, ariko ntabwo yaba abura inkunga ngo umuhe inama uvuge ngo hari icyo umufashije. Ngatekereza rero ko ari icyo ngicyo. Naho icyerekeranye na guverinoma yo mu buhungiro, ni uko nguko ngewe nyumva, ni nako nyitekereza, kuko ni ukuvuga ngo yagombye kuba ihagarariye nyine abantu bose, keretse ahubwo niba nayo iri bukore ku buryo muri yo haraba harimo opozisiyo yayo, kiraba kibaye ikindi kibazo. Ni ukuvuga ngo ahubwo yaba ari guverinoma igiyeho ije kurwanya andi mashyaka, ubwo rero cyaba ari ikibazo. Ntekereza rero ko atari muri urwo rwego, niba koko tuvuga ko urugamba ari urwacu, ntekereza ko ahubwo byagombye kujya mu buryo abantu bose bakerekeza kuri iyo objectif. Nubwo batanyura mu nzira zimwe, twe mu gisirikare birashoboka ko mushobora gutera kuri objectif ariko mutanyuze mu nzira zimwe. Icyo rero nuko cyakoreka, ariko abantu baba bashaka no guca ku nzira imwe bakaba baca mu nzira imwe, baba badashaka guca mu nzira imwe bakaba baca mu nzira zitandukanye, ariko bose bumvikana ko bagiye kuri ya objectif bagamije. Mwumva rero ari icyo ngicyo uko twagombye gukora, abantu bagahindura imitekerereze, bakamenya icyo bagomba gukora, bakamenya ibyabahungabanya, ibyatuma ibintu bitavansa bitajya imbere, kandi buri wese aho ari akumva ko uri kure, uri mu kaga, nawe yagombye kwifatanya nawe kugira ngo bafatanye kuba babona ibisubizo, cyane cyane ko ibyo baba bari gukora biba bifitiye abantu bose akamaro. Ntekereza ko FRN iramutse nibohoza igihugu, ntabwo izaba ikibohoreje abo muri CNRD gusa, ahubwo izaba ikibohoreje abanyarwanda bose muri rusange. Mwumva rero buri munyarwanda wese muri rusange yagira icyo ayifasha, haba mu bitekerezo, haba no mu nkunga, ariko yaba isaba inkunga ukaba wayifasha icyo ikeneye cyane kugira ngo ibashe kugera imbere cyangwa kwihuta. Mwumva ari nicyo ngicyo nakivugaho, kugira ngo abantu nabo nabyo babisobanukirwe, abantu bakomeze basobanukirwe, bumve neza icyo inshingano y'iyo guverinoma uko yari ikwiye kubaho, uko yari ikwiye kumera, n'uko yari ikwiye gukora. Ubwo rero nkumva ari icyo ngicyo, kuko ntekereza ko tuvuze ngo umuntu ngo ashyizeho ngo guverinoma ngo yo gukorera mu buhungiro, biba birenze cyane ishyaka, niko nabyumva. Ubwo rero bafite izo nshingano, ndetse hari igihe wumva avuga ngo ese ngo kwegera ngo abantu ngo bazashyira hamwe gute. Iyo guverinoma niyo nyine yihaye iyo nshingano, niyo yagombye kubegeranya, noneho ahubwo igakemura icyo kibazo. Ntekereza ko ari icyo ngicyo. Hari ikindi Jean Paul Ntagara yabajije, nacyo ngira ngo mubwire abadukurikiye, ngo kuki FDLR na FRN batishyira hamwe? Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe yavuze ko cyasubizwa n'uwo muri FRN. Mubivugaho iki? Reka mbashimire cyane kuri icyo kibazo. Numvise bavuga ko umu FRN yagira icyo akivugaho. Nibyo koko, umuntu abantu bararwanye kuko bari bafite intumbero imwe, ariyo objectif ultime imwe, ariko uburyo bwo kuyigeraho atari bumwe. Kuko dushobora kuba dushaka kugera i Kigali, ariko umwe ashaka guca ku Kibuye, undi ashaka guca ku Gikongoro. Ibyo ntibikwiriye kuba ikibazo gikomeye, kuko mutumvikanye kunyura mu nzira imwe, icyangombwa ni uguhurira aho mwese mugamije. Nkibaza nti ibikorwa bizakoreka ari uko se basinye urupapuro ko bashyize hamwe? Ntekereza ko rero ikibazo atari isinya, ikibazo si ukugirana ibiganiro, ahubwo ikibazo ni ugukora ibikorwa.
ubwo rero ntekereza ko abantu bakora baniga uko bazakemura ikibazo, ahubwo bagashyira imbaraga nyinshi mu bikorwa. None se abana bashobora kurwana ariko ntibikuraho ko ari abavandimwe, ahubwo se abo bana bazahuzwa nande? Bazahuzwa nande usibye umubyeyi? Ubwo rero ndi kugira ngo mvuge niba koko Jean Paul Ntagara ari Premier Ministre, ko ari we ahubwo nubwo ari kukibaza, ahubwo niwe wagombye kugishakira umuti, kuko ntekereza ko ari we wagombye kuba yitwa umubyeyi w'izo mpunzi zose, w'abo bantu bose, akavuga ati reka ndebe uko ikibazo cyakemuka. Ubusanzwe abana iyo ari adoptifu, iyo ubabereye umubyeyi abafata neza, akabaha ibyo bakeneye byose, abo bana bumva uwo nguwo aba atakiri umubyeyi wabadobuse, ahubwo bumva ko ari umubyeyi wabo, kuko icyo yababwira cyose bashobora kucyumva. Mwumva rero umupira ari uwo nguwo ugomba kuvuga ati reka nshakire bariya bana ibyangombwa bakeneye byose, banyibonemo nk'umubyeyi, maze nzabone uko mbicaranya tuganire, turebe uko ibibazo twabikemura. Ariko bitameze gutyo rero nyine cyaba ari ikindi kibazo. Ni ukuvuga ngo ya nshingano y'ububyeyi wihaye ntabwo waba uri kuyikora. Kuri njye rero ibikorwa nibyo dukwiye gushyira imbere, aho buri umwe ari hose agakora ibikorwa, noneho kubihuza aho kuba abantu babihuza bakaba babihuza nyuma, ariko ntabwo twavuga ngo tugomba kubanza none se niba tutaba bitari gushoboka ko duhita tubihuza, tuzicara gutyo gusa abantu bategereze? Cyangwa abantu baba bari gukora ahubwo baniga uburyo bazabihuza n'uburyo bazahura? Nkumva rero icyo wenda navuga, naho ubundi icyangombwa ni ibikorwa, kandi ntekereza ko n'ibikorwa ubwabyo nabyo bishobora no guhuza abantu. Abantu bari guhurira hariya, umwe avuga ati ndakeneye iki ngiki mfasha, n'undi ati nanjye ndakeneye iki mfasha. Ibikorwa ubwabyo nabyo bishobora guhuza abantu kandi ibintu bikagenda neza. Icyangombwa ni ikibazo dufite gikomeye, ni ikibazo cy'imyumvire, nyine tugomba guhindura, abantu bagahindura imitekerereze, bagahindura uko bumva ibintu, ibitekerezo bya kera abantu bakabivamo, ahubwo tugashaka uko abantu bagira ibitekerezo bishya biteye imbere, bituma buri wese atekereza ko ibibazo turimo, akaga turimo ari aka twese, kandi ko turakwiye gukora ku buryo twese tubishakira umuti, dushyize hamwe, haba daboro mu bitekerezo, ndetse bikazagera no mu bikorwa. Nkumva ari icyo ngicyo, nibitangire rero mu bitekerezo, abantu bavuge bati uriya ni umuvandimwe n'uriya ni umuvandimwe, noneho bakora ibikorwa. Uriya avuga ati iki gikorwa uriya akoze nanjye ndakibonamo, nubwo ari we wagikoze kandi ndagishima, n'undi nawe bigende bityo. Ntekereza ko igihe kizagera ibintu bigatungana, kandi bidasabye ibindi bintu bikomeye. Nkumva rero inshingano cyane, ntabwo waterera umupira abana ngo bihuze, ahubwo uba ugomba kubahuza niba koko uba ugaragara nk'umubyeyi wabo. Murakoze. Reka tugaruke kuri Majoro Frank Mugisha, yavuze ko mwigwijeho imitungo. Generali Nyamwasa ngo yibye miliyoni irenga y'amadolari. Umugore wawe bamufatana 45,000 by'amadolari. Generali Hamada we afite miliyoni 8 z'amadolari. Mo Generali, ibyo bavuga nibyo koko? Niba atari byo, wasobanurira iki abadukurikiye? Ijambo ni iryanyu. Murakoze cyane kuri icyo kibazo. Nibyo koko, mu kiganiro yagiranye na Jean Paul Ntagara, yibasiye koko abantu batatu, nk'uko na Rwanda Tribune ihora ibibasira. Ntekereza ko ahari ubwo Frank Mugisha, umuntu asesenguye neza ashobora kugira gusanga wenda hari icyo yabapfana na Rwanda Tribune. Nicyo wenda nabaheraho. Icya kabiri, ntawe nsubiriza mu bo yavuze, ariko ibyo ari byo byose ngize n'icyo naba nzi, nakivuga kugira ngo abantu basobanukirwe. Icyo navuga rero wenda kuri General Nyamwasa, ibyo yamuvuzeho nge byantunguye, kuko numvise Tito Rutaremara, umuvunyi w'u Rwanda, ntekereza ko bafite byinshi ari kuvugana n'umunyamakuru wa Real Talk, yavuze ko ibibazo bagiranye mu by'ukuri ari ibirebana n'iby'imirimo.
ubwo rero Frank Mugisha weho ku iby'amafaranga ntabwo nahamenya. Ariko ntekereza ko ibyo Tito Rutaremara yavuze nibyo umuntu yagenekereza akavuga ko wenda byaba ari ukuri, ariko nanone nabyo biba bisaba ubundi busobanuro, kubera yuko burya iyo abantu batandukanye bashobora gutandukana ari umwe wakoze ikosa cyangwa se ari undi warikoze. Ubwo rero ni ukuvuga ngo biba byiza cyane iyo wumvishe bose bavuga bisobanura, niho ubasha kumenya ukuri aho guherereye. Mwumva wenda ari icyo navuga, nuko numvishe icyo kiganiro ntabwo nareka kukivuga, kandi naracyumvise kugira ngo nereke abanyarwanda ko ibyo Frank Mugisha ari kuvuga ari byo ari gufaburika, ari guhimbahimba kugira ngo asebye abantu. Icya kabiri wenda ndavuga kuri General Hamada, byo nabyita isebanyabuhanga ritari ry'umwuga, kuko umuntu uzi kubeshya arakubeshya ku buryo ikinyoma utapfa kukivumbura, ariko ibyikoranye ubujiji buri wese ahita akibona. None se General Hamada twavanye Brazzaville, imitwe yabayemo y'ingabo turayizi, iyo yayoboye aho yabaye turahazi, ntabwo yigeze agira ibinombe by'ibyo za zahabu Frank Mugisha ari kuvuga. None izo miliyoni 8 yaba arazikuye, keretse Frank Mugisha avuze yuko ari we wazimuhaye, ibyo byo byaba byumvikana, nta n'uwagira ikindi yongeraho, usibye ko wenda nabyo twamusaba kubyerekanira ibimenyetso. Naho ubundi icyo namubwira, General Hamada turamuzi, ntabwo yashobora kumushyiraho ibintu nk'ibyo ngo tuvuge ko ari ukuri kandi tuzi ukuri nyakuri, cyane cyane ko tubana kumurusha. Nkumva rero ari ibyo ngibyo, ahubwo birababaje nyine kumva umuntu uvuga ngo ni enjeniyeri avuga ngo baravuga, ni ukuvuga ngo nawe ari guhamya n'ibyo atazi. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Ibyerekeranye rero n'umudamu wanjye avuga ngo bafatanye ngo 45,000 by'amadolari. Icya mbere mbanza kuvuga nuko yafashwe n'igihugu cya Kongo, ntabwo bamufatiye ku rugamba ari kurwana, kuko ntabwo ari umurwanyi, n'abana ntabwo bari abarwanyi, babafashe nk'impunzi nk'uko bafashe izindi mpunzi, noneho bakazitanga mu buryo butemewe n'amategeko mpuzamahanga agenga impunzi. Ibyo rero ni Kongo yabikoze, ariko rero icyo navuga kuri ibyo Frank avuga, nuko ibyo avuga ni ibinyoma, kuko abakongomani turabazi, niyo bafata umuntu bakamusaka, bakaba banamusangamo n'amafaranga, ntabwo umukongomani yayashyira ku mugaragaro ngo ayabare, noneho Frank aze nawe abone koko hari 45,000, nyine abone uko abyemeza. Ntekereza ko rero yaba yemeza ibyo atigeze ahagararaho, ni ukuvuga ngo rero niba atarabihagarazeho, ni ukuvuga ngo yaba avuga ibyo nawe atazi. Ikindi, abakurikiye audio ye yavuze mbere, yashakaga kumvikanisha ko umuntu ngo bafatiye umudamu n'abana atashobora kurwanya umwanzi. Icyo kintu yashaka kucyumvikanisha. Nibyo koko, burya iyo umuntu akora urugamba nuko haba hari ibibazo bikomeye, ndetse uvuga uti byarananiranye, bigiye kuba ngombwa ko dukoresha imbaraga kugira ngo ibyo bibazo bikemuke. Kuba rero umudamu n'abana bafatwa nyine nk'impunzi bakabacyura ku buryo butemewe n'amategeko mpuzamahanga agenga impunzi, icyo ni ikibazo nyine kiba kiyongereye ku bindi bibazo biba bihari byo gushakirwa umuti. Kandi iyo ibibazo byiyongereye ntabwo uyamanika, kuko uyamanitse waba ugaragaje ubugwari, kuko icyo uba urwanira kiba gihari kandi kiturusha agaciro. Ni ukuvuga ngo rero ahubwo urushaho kurwana no kongera imbaraga kugira ngo ahubwo uzabone uko ukemura icyo kibazo, kandi kubohoza abanyarwanda bivuga no kubohoza n'imiryango yacu, no kubohoza n'abo twakundaga baba baragize ibibazo bagafatwa n'umwanzi. Nkumva rero icyo ngicyo navuga. Naho ubundi ibyo Major Frank avuga byo ni uburyo bwo gusebya
abayobozi ashaka kubangisha abo bayobora. Ibyo rero ntabwo byafata. Cyane cyane nkunze kuvuga ko aba bana nabo twe tubana nabo n'abasirikare bato baratuzi kurenza uko Frank atuzi. Ubwo rero ntekereza ko abo yabeshya nabari kure, ariko nabo bazagenda basobanukirwa uko ibintu bizagenda bijya imbere, bazagenda basobanukirwa. Ntabwo rero ubu igihe tugezemo umuntu yapfa kwifatira abantu ngo agiye kubabwira ibintu ngo abantu bahite babyemera nk'ihame. Biba bisaba no gushishoza no kureba, bagatanga n'ibimenyetso, noneho ibyo byose bikagaragaza ko ikintu ari ukuri cyangwa se ko atari ukuri. Mwumva rero icyo navuga kuri ibyo ngibyo. Murakoze, ndabashimiye cyane. Reka tubashimire tubamenyesha ko iki ari igice cya mbere ku kiganiro cyerekana ukuri ku byo Majoro Frank Mugisha yavugiye kuri radiyo Ikamba. Turabararikira igice cya kabiri.